Icyizere ni kimwe mu by'ingenzi mu mibereho ya mwene muntu. Ni nacyo gituma dukora ibyinshi mu byo dukora buri munsi. Abenshi bajya mu kazi kuko bizeye ko ukwezi nigushira bazahembwa. Umunyeshuri yitegura ikizamini n'umutima we wose kuko yizeye ko azabona amanota meza. Urushanwa nawe nuko akoresha imbaraga zose kuko afite icyizere ko azatsinda irushanwa. Icyizere ni icyiyumviro cy'ingenzi ku hazaza. Niyo mpamvu kugira icyizere, kurebera ibintu mu ruhande rwiza ndetse n'ubushobozi bwo kubana neza n'abandi ari iby'ingenzi mu kurinda indwara zo mu ntekerezo. Niba icyizere ari ingenzi kandi gifite uruhare mu buzima bwacu bwa none ndetse n'ubw'ahazaza, tugomba kumenya aho cyaboneka ku batagifite ndetse n'uko kibungabungwa. Benshi babona ahazaza ari ahateye ubwoba ndetse n'ishusho yaho bamwe ntibayibone neza, ariko icyo bakeneye ni kimwe, nta kindi, ni iki turi kuvugaho uyu munsi: icyizere. Dore bimwe mu byagufasha kubaho ufite icyizere. Inshuro nyinshi ibyo uha umwanya mu ntekerezo zawe bizagira uruhare mu kugena ahazaza hawe. Kubw'ibyo, jya wimenyereza gutekereza ibiteye icyizere. Ntugahe ikibanza ibitekerezo bibi muri wowe. Nibirara ntibikirirwe kandi nibyirirwa ntibikarare mu ntekerezo zawe. Ni koko abenshi muri twe bagira akanya ko gutekereza ku hahise. Kubw'ibyo, jya wibanda ku byagenze neza mu gihe cyahise. Igihe uzengurutswe n'ibicantege, kora ibishoboka usohoke muri urwo ruziga. Igihe bibaye bityo, fata akanya ujye ahantu hatuje, uhumeka umwuka mwiza. Ushobora gufata telefone ugahamagara inshuti yawe mudaherukana. Ibyo biganiro mugirana bishobora kugufasha kwibagirwa ibyo bitakunejeje. Ushobora kandi gufata umwanya ukumva indirimbo zimwe zikunezeza zifite amajwi atuje. Jya wimenyereza kurebera ibintu mu ruhande rwiza. Zirikana ko mu mwijima w'icuraburindi aribwo tubasha kubona umucyo w'ukwezi n'inyenyeri. Jya ufata akanya wibwira amagambo meza kandi atera inkomezi n'akanyabugabo. Ibwira uti: Max, ntubitindeho, ntabwo bikomeye, ndabizi n'ibitari ibi wabinyuzemo kandi neza. Izengurutse inshuti nziza, abantu barebera ibintu mu ruhande rwiza kandi bagukomeza aho biri ngombwa. Ujye ukunda gutera abandi akanyabugabo kandi ubabwire amagambo y'icyizere. Uburyo bwo gukura kwawe harimo kwegera abandi no kubabwira amagambo y'inkomezi. Igihe uganira n'umuntu uri guca mu ngorane, mutera akanyabugabo kandi umufashe kuzisohokamo. Ujye wita ku buzima bwawe. Kuguma ufite ubuzima bwiza kandi uguwe neza ni bimwe mu bigufasha kubona icyizere ahazaza. Iyiteho kugira ngo intekerezo zawe zihorane icyizere cy'ahazaza. Koresha amafunguro yoroheje, meza kandi anyuranye. Jya ufata umwanya wo kuruhuka bihagije. Humeka umwuka mwiza, ujye ukunda kunywa amazi meza kandi ujye uhora wiringiye Imana. Ugushikamishije umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye.